Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane bene data. Nonge nanone kuza hano nshima Imana yacu ihabwa icyubahiro muri byose, mu bibi no mu byiza. Izina ryayo nirishirwe hejuru. Nk'ibisanzwe ni umwanya wo gusoma ubuhamya bene data baba batwoherereje. Imana ibaha umugisha n'ukuri, kandi bumve ko aho bari tuba twifatanyije gushima. Nawe kandi inshuti ufite ubuhamya utwandikire kuri WhatsApp cyangwa kuri email, biba biri hasi, hanyuma twifatanye gushima Imana yacu. Rero reka dusenge gato hanyuma dutangire dusoma ubuhamya bw'uyu mwene data. Uwiteka Mana nziza, Mana igira neza, aka kanya nanone twongeye kuza hano tugushimira data, kongeye kuduha andi mahirwe yo kugira ngo tubashe gusoma ubuhamya bwo kugushima Mwami, twerekana ububasha n'ubushobozi bwawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mweretse bene data bose bazabureba Mwami, n'ukuri buzabasubizamo intege, ubasubizamo imbaraga, abacitse intege, abaguye, abagize gute bose Mwami bongere bagaruke. Rero umugisha mwene data waduhaye buno buhamya, kandi ukomeze kumugirira neza. Ubuntu bwawe n'imbabazi zawe Mwami ukomeze kuduherekeza, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Rero tugiye gutangira dusoma buno buhamya. Imana ibasha gukora cyane ibirenze ibyo dutekereza. Imana yacu irahambaye, niko mwene data yatangiye avuga. Nitwa Bahizi Oreste, mvuka mu cyahoze ari perefegitura Cyangugu, ubu ni mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba. Mfite imyaka 50. Navukiye mu muryango w'abana 12 ari jyewe bucura. Nasanze ababyeyi banjye bakorera ubucuruzi mu cyari Zaire, ubu ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuryango wanjye wari wifashije, tworoye, nta kibazo cy'ubuzima n'imibereho mfite. Birumvikana ko natangiye ishuri ribanza, ndangije niga amashuri yisumbuye, nyuma yaho ndayarangiza. Ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiraga, nari nicaye ntegereje kubona akazi. Mu yandi magambo nari umushomeri ariko wizeye akazi, kuko mbere ya Jenoside byari byoroshye ko umuntu abona akazi. Icyo gihe nisanze ndi mu bahigwaga Abatutsi, hanyuma twarahunze dukwira imishwaro. Subiye inyuma, papa na mama bo bari bakiri muri Zaire, kuko nibo bakoreraga ubucuruzi, batahaga rimwe na rimwe. Rero ubwicanyi bw'Abatutsi bwatangiye bo baherereye hakurya. Abavandimwe banjye bose twaratatanye, barapfuye, bose bararangira. Ariko sinabimenya, nanjye nkomeza kubundabunda, mpungira ahantu hatandukanye. Nahinduraga ubwihisho bitewe n'uko abicanyi babaga bahadusanze. Uko kugenda ntorongera, naje kugera ahitwa Mibirizi, mpasanga izindi mpunzi nyinshi z'Abatutsi, nanjye mbanayo nabo. Igihe cyarageze, interahamwe ziradutera ziratwica, abandi ziradutemagura, birangira abandi bahunze. Ngewe rero sinagize umugisha wo kubacika, ahubwo barantemaguye ibice bitandukanye, bansiga bazi ko napfuye. Nabaye mu mirambo, imbwa zikaza kurya imirambo, ariko ngira umugisha ko ngewe zitangiye, kuko nari munsi y'imirambo. Namaze mu mirambo iminsi 3, nyuma naje kwivamo, nyuma y'imvura nyinshi yaguye ituma ntora ubuyanja. Nuko mpava nikurura, mpingukira ku rugo rw'abagira neza, baranyakira, barampisha, baranyoza, baranyomora, kuko kunjyana kwa muganga bitari bukunde. Bajyaga gushaka imiti nkabona barayizana bakanshyira ku bisebe. Narabaye cyane, Jenoside irinda ihagarikwa n'inkotanyi, nanjye ndarokoka. Gusa nsubiye ku ivuko, nsanga abavandimwe banjye bose barabishe, ntihasigara n'umwe. Ababyeyi banjye babaga Zaire nabo bagarutse mu Rwanda, basanga ni jyewe uhasigaye jyenyine. Bamwe mu buzukuru babo n'abakazana babo barapfuye, abarokotse nabo bari bataramenya aho baherereye. Ndumva ntifuza gutinda ku byakurikiyeho, kuko bintera ihungabana iyo mbitinzemo. Cyakora nashakaga kugaruka ku gitangaza Imana yankoreye, nkaba nyishima, nkanayishimira abantu,
kuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twebwe abantu dusaba n'ibyo twibwira cyane ko ariko ijambo ryayo ribivuga. Nyuma ya jenoside nisanze ndi ikimuga ntafite amikoro yo kwivuza neza nk'uko bikenewe, hanyuma naje kwegera ikigega gifasha abarokotse jenoside batishoboye FARG, bamfasha kwivuza ariko nabwo byaranze kuko nagerageje kwivuriza mu bitaro bitandukanye by'igihugu, bakamvura ibikomere bimwe bigakira, ariko nza kuzongwa n'ikibazo cy'umugongo kuko bari barawukubise imipanga n'impiri, birangira amagufa agize urutirigongo atandukanye. Uko iminsi yagiye ishira naje kwisanga ntashobora kugendesha amaguru cyangwa guhagarara, biba ngombwa ko niyambaza imbago. Nazigendeye mu gihe kirekire nabwo biza kwanga, nisanga ngomba kujya nkoresha akagare mu buzima bwanjye bwose. Narabibanye ndabyakira kuko nta kundi nagombaga kubigenza. Hanyuma biza ari ibindi bikomere byiyongera ku byo nari nsanganywe natewe na jenoside yakorewe abatutsi. Kuko nta kundi nagombaga kubigenza, narabyakiriye nkomeza kujya nivuza, ari nako ngerageza kwakira ko namugaye burundu. Imyaka yaragiye iraba, ngerageza no gutangira gutereta abakobwa bakambenga ko mfite ubumuga ko ntacyo nabamarira. Byarushijeho kunshira habi, ndushaho no kwiheba, numva nifuje gupfa ndabibura. Naje guhura n'umuntu ambwira ko Imana ishobora byose, amen, ndetse ibasha no kunkiza. Nubwo ntabyizeraga ariko naremeye. Ninjiye mu byo gusenga kuko nta yandi mahitamo. Natangiye ntabyumva neza, uko mbana n'abasenga ndushaho kubyumva, sobanukirwa neza ko Imana ishobora byose, amen. Naje kwihuza na groupe imwe y'abanyamasengesho bo muri Zion Temple, tukajya dusengana, yemwe Imana itangira kujya impa amasezerano, ubundi ndayabana we. Mu byo nabwirwaga harimo ko nzakira umugongo nkongera kugenda neza nemye. Byarangoye kubyakira bitewe n'ibyo abaganga bari barambwiye, byongeye kandi n'imyaka ishize nkumva ntibyakunda. Ibindi Imana yambwiraga ni uko izanyubakira. Nakwibuka ko hari abakobwa benshi bambenze, nabyo nkumva ntibishoboka. Gusa igihe kimwe naje guhura n'uburibwe bukabije cyane bw'umugongo, subira kwa muganga. Banyohereza ahitwa i Butaro, ni mu karere ka Burera mu ntara y'amajyaruguru, ahari ibitaro bikomeye bivura kanseri. Kumbi abaganga babonye ko nafashwe na kanseri batinya kubimbwira, ahubwo bambwira ko bampaye transfert ariyo bazamfasha. Nagezeyo abaganga bose ngezeho nkabona barikanze, nagezeyo umuganga wese ngezeho nkabona arikanze, akambaza igihe maranye uburwayi, nkamubwira ko ari ingaruka z'ibikomere nagiriye muri jenoside, maze bakambwira kwihangana no gusenga, ariko simenye impamvu. Amen. Umunsi umwe hari umuganga waje maze yifuza ko tuganira. Ndamuganiriza bitewe n'uko nabonaga yishimiye kumenya ibyanjye. Namubariye inkuru y'ubuzima bwanjye, hanyuma mbona ararize asigaho aragenda. Bwarakeye agaruka ari kumwe n'itsinda ry'abandi baganga. Kumbi yari yangiriye impuhwe nubwo bazisanganywe. Ariko icyo gihe navuga ko Imana ariyo yamuteye kurushaho kunyitaho birenze. Mu bo bari kumwe harimo abaganga b'abazungu bari mu itsinda ry'abaganga batagira umupaka, Médecins Sans Frontières. Baje gufasha abantu bafite uburwayi budasanzwe, ariko bagombaga kumara igihe gito mu Rwanda bagasubira iwabo. Naje rero kwisanga bari kumbaza imyirondoro yanjye, ndayibaha. Kumbi sinamenya ko bashaka kunjyana kwivuriza hanze mu bihugu by'iwabo, kuko bafite ubuvuzi bwo ku rwego buhambaye, amen. Naje kubwirwa kubaha umuntu wamperekeza bakamufasha kubona ibyangombwa, nuko ndamubabwira. Ariko uwo nabahaga wese baramuhamagaraga bikarangira abyanze. Birababaje bene data.
bagendaga batanga impamvu zidasobanutse bagaragaza ko bataboneka kumperekeza nk'umurwaza ngo njye kwivuza. Kandi koko birumvikana kuko nahoranaga amasonde, kuko sinikuraga mu kagare ngo mbashe kwijyana ku bwiherero toilette. Iminsi yarabaye mbura burundu umuntu wazamperekeza, igihe cyo kugenda kw'abo bazungu kigenda gisatira ntarabona uwazanjyana akandwaza, kuko bo bari bariyemeje kunyishyurira byose. Baje gutaha bagenda bansezeranyije ko nindamuka mbonye uzemera kundwaza nazabamenyesha bakohereza ibisabwa tukabasangayo maze nkavuzwa. Cyakora ntababeshya, nahise ngira umubabaro mwinshi, nibuka ko nigeze abavandimwe 11 bose jenoside ikaba yarabahitanye. Subiye inyuma gato ababyeyi banjye nabo baje gusaza barapfa, nari nsigaye jyenyine. Natutse Imana numva narashutswe, ibyo bampanuriye byari binyoma, numva nanze abantu bose. Nkababazwa nuko mu bo twasenganaga nta numwe niburangiriye impuhwe ngo yemere kuza kundwaza hanze, cyane ko yari bwishyurirwe byose. Wowe umva ubu buhamya aka kanya, nagusarabaga kutiringira abantu ugatumbira iyo mu ijuru gusa. Ndavuga Imana kuko niyo mufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Amen. Byongeye kandi nuko abantu tutumva, ariko ijambo ry'Imana ritubuza kwiringira abantu cyane. Igihe cyarageze mva mu bitaro aho i Butaro ngaruka mu rugo, ariko noneho na bamwe twasenganaga bagira isoni n'ipfunwe ryo kugaruka kunsura kuko banze kumperekeza kwivuza hanze, kandi yari amahirwe akomeye nari mbonye yo gukira. Ningera aha ndongera kubuza abantu gutekerereza Imana, kuko mu by'Imana itakora ni ukubeshya abantu bayo. Amen. Ubundi kandi kirazira cyane gutekerereza Imana inzira yanyuzamo igisubizo cyawe. Ushobora gukeka ko izakunyuza mu muryango yo ikakunyuza mu idirishya. Wakwibeshya ko izakunyuza mu idirishya yo igaca muri parafo, cyangwa se ikakunyuza mu rukuta. Wakeka ko izaca ku muntu ikakunyuza ku nyamaswa. Urugero, Eliya igihe yari yarahunze Yezebeli yagemurirwaga n'ibikona kandi bikamuzanira inyama n'umutsima. Kuki bitaryaga uwo mutsima kandi twese tuzi neza ko ibikona bikunda inyama? Bonne question. Imana irahambaye, iyo yategetse ibintu byose birashoboka. Amen. Ijoro rimwe ndyamye mu rugo hagati aho nabanaga n'umukozi wahembwaga amafaranga menshi, kuko niwe wanyambikaga, akangaburira, akankarabya, akansasira, agahindura sonde n'ibindi byinshi bitandukanye. Nari naramushakiye n'umwana nari mbereye nyirarume uba mu Bufaransa yashatswe n'umuzungu. Icyo gihe ndyamye narose umuntu mbona w'umuganga, ariko aza mu ishusho y'umwe mu baganga bamvuraga ndi Butaro w'umuzungu. Mu nzozi aza nsanga aho nari ndyamye, yaje anganiriza mu Kinyarwanda cyiza cyane, ambwira ko aje kunkoresha siporo kandi atahasize nkize. Naramuhakaniye mubwira ko urutirigongo rwanjye rwangiritse, maze arandeba aseka amwenyura arambaza ngo mbese ntuzi ko ndi umuganga? Ndamusubiza nti ndabibona, ariko nongeraho ko abaganga bandi bambwiye ko bitashoboka ko nkira. Mbese amazi yarenze inkombe. Yarongera aramwenyura aza anyegera ansaba kweguka tugatangira siporo. Nahise musubiza ko bitakunda ko nababara, maze aransatira afata ibiganza bye atangira kunkorakora ku mugongo, kuko nari ryamye nubitsinda. Aza kunkoraho, nari mfite ubwoba ko antoneka agasembura uburibwe bw'umugongo nahoragamo. Nyamara mu gihe yankoragaho numvise ntaribwa, ahubwo nkumva uko ankoraho ni byiza. Musaba ko yakomeza akabikora, kuko aho yakoraga numvaga hagarutse ubuzima. Amen. Yarakomeje arabikora, umugongo wose arampindukiza, noneho ndyamira urubavu, akankandakanda n'imbavu, mbese nkumva nibyo byiza kandi nkeye.
yarakomeje arabikora umubiri wose, maze arangije amereza akaboko ndagafata, aranyegura, mbona atangiye kungendesha. Mu nzozi ndimo kubona tugendana nibwo nabonye andekura ngo ndadabirana, birangira nituye hasi. Mu kwitura hasi nibwo nakangutse nsanga ndaryamye ndi mu rugo, mitamenya ko zari inzozi. Ariko mu kwicura nisanze ndyamye ngaramye, ikintu kitigeze kibaho mu myaka 23 yari ishize yose. Naratangaye, ndikorakora, mbanza gukeka ko nyiri mu inzozi, kuko siniyumvishaga ukuntu naryamisha umugongo ngaramye, sinumva uburibwe. Amen. Nahise nihindukiza ngo nongere ndyamisha inda, numva biremeye, ariko bizana n'uburibwe buke. Kwihangana byarananiye kuko ubwabyo byari ibitangaza. Hashize akanya mpamagara wa mukozi kuko yandaraga hafi kugira ngo ngize ikibazo andwaneho. Nuko araza mubaza aho amasaha ageze, ambwira ko hamaze kuba 9 z'ijoro. Ariko mu kumbona nawe yahise atangara, ahita ambaza ngo ninde wakuryamishije gutyo. Ndamwihorera kuko numvaga ntacyo kuvuga mfite, n'ibiri kumbaho ntabizi. Namusabye kunyegura, arabikora, maze numva urutirigongo rwanjye rwakomeye, mitanguma kwicara ku buriri kandi bitarajyaga bibaho. Ubundi byansabaga ko nicara negamiye ikintu. Amen, amen. Yaratunguwe, araturika, avuza induru, nanjye kwihangana birananira, ndarira. Sinasubiriye kuryama, ahubwo wa mukozi yafashwe n'umwuka wo kwihana, atangira gupfukama. Amen. Asenga, numva arabwira Imana ko yamubabarira, avuga ko yemeye ko ishobora byose. Amen. Amen, amen. Uko yasengaga arira anasakuza, asa n'uwatura ko Imana yamubabarira kandi ko yemeye ko ishoboye byose, nabyo byatumaga nanjye aho nicaye nshanganyikirwa, simenye ibiri kumbaho. Hari umuturanyi watwumvise akeka ko ngo naba mpfuye, hanyuma umukozi akaba arimo kurira atabaza. Hanyuma azayiruka kubera urusaku, ahagaze inyuma y'inzu ngo yumvana urusaku rw'abantu benshi, biramuyobera. Yarakomanze, umukozi ajya kumukingurira, yirukira mu nzu, aje asanga ndicaye ku buriri, ntawe umfashe, nta kintu negamiye, nawe amera nk'ukubiswe n'inkuba. Amen. Bwarakeye abantu barabyuka, bahururira iwanjye, n'abanyamasengesho bari barancitseho nabo bazamo, basanga ndicaye. Amen. Umwe muri bo atwibutsa igihe kimwe turimo gusenga Imana ikambwira ko izankiza, nuko bashima Imana. Haleluya. Amen. Nuko natangiye kujya mpaguruka, ariko mfashwe n'umuntu niga kugenda bundi bushya kuko nari narahinamiranye. Batangira kunyigisha kugenda, kwicara byo naricazaga. Kuva uwo munsi sonde bazinkuramo kuko nabashaga kwicara, nanabashaga kwijyana mu bwiherero. Uko iminsi ishira mfata imbago, niga kuzigenderamo, bigenda biza, ngera ubwo nigenza, nongera gukira, ngendesha amaguru yanjye nta kibazo, nta numfashe. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Noneho nagaruye icyizere cy'ubuzima. Mu mwaka wa 2017 ndambariza umukobwa, ariko narushaga imyaka 15. Amen. Nuko aranyemerera, tubibwira imiryango, tujya mu itorero, ndamusaba, baradusezeranya, ubu n'umugore wanjye tumaranye imyaka 5. Amen. Gusa twatinze kubona urubyaro, ubu dufite umwana w'amezi 6, ariko turashima Imana. Imana yabwiye icyubahiro. Nuko rero we kwigirira nabi, Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi ishobora gukora cyane ibiruta ibyo twebwe abantu twibwira. My nawe. Amen, amen. Mbega ubuhamya buryoshye. Wow. Bene data, niki uvanye muri ubu buhamya? Niyo mpamvu nkunda ubuhamya. Ubuhamya ni ikintu gitangaje cyane. None se niba Imana ishobora gukiza umuntu batararize kumujyana kwa muganga wenda ngo bamubage, urabona yahise yiheba igihe bamubwiraga yari yarabuze umuntu n'umwe umuherekeza. Kandi saba n'abakristo n'abantu muri rusange tujye twera imbuto nziza.
twige gufashanya. Urabona ko uno muntu kubera wenda uburyo yarabayeho ukuntu yari ameze, uwo wese yasabaga ko yamuherekeza yarangaga, kubera icyo ubwo baravugaga ati agiye kuturushya, umuntu azajya amuhindura. Urumva ko yabaga yambaye sonde bisaba kumuhindura, ati ibyo sinabivamo, ni umwanda n'iki, umuntu utava aho ari ahora aryamye n'iki, sinabivamo, sinkeneye kujya sinamufasha. Nk'abantu b'abakristo rero twera imbuto y'urukundo, uko umuntu yaba ameze kose, ibibazo yaba arimo byose, ahubwo tumwegere tumufashe. Ahangaha muri buno buhamya ngiye ku giti cyanjye, wow, nongeye vraiment kumva ubuhangange bw'Imana. Imana yacu ikora ibintu twebwe tutabasha no gutekereza, nko kumva ko umuntu yakize binyuze mu nzozi, akarota. Ndishobora ko ari nk'umumarayika yarotaga, akagenda amukora ko umumarayika Imana yatumye w'Imana, hanyuma murumva ibitangaza byabaye. Yakize atarinze kujya kwa muganga ngo bamubage cyangwa ngo bamushiremo ibyuma, oya n'ukuri Imana yarabikoze. Mbene data Imana yacu irashoboye, nta kijya kinanira. Icyo Imana itashobora ni ikitabaho, ni ikitaremye. Ubwo bivuze ko nta kintu na kimwe situation yose waba uri gucamo ugacika intege ukavuga ati noneho iki ngiki cyo ntabwo bishoboka ko nakivamo. Ubu se ibitangaza kiruta iki ngiki ni iki? Ntacyo. Yarabuze umukobwa bazabana barambagiza bakamwangira kubera ko yari ikimuga, urumva ntiyavaga aho ari, ariko reba ibitangaza Imana yamukoreye. Imana ishimwe yanabaye urubyaro, urumva ko ngo batinze no kubona umwana, ariko amaherezo baramubona. Imana yacu irahambaye, Imana yacu irashoboye, ni Imana yuzuye ubuntu n'urukundo. Birashoboka ko yaba yaragusezeranyije ikintu hashize imyaka 10 cyangwa se n'imyaka 20, ariko Imana iyo ariyo yabivuze Imana si umuntu n'uyarabivuze, si umuntu ngo ibeshye. Igihe cyose bizafata amasezerano yayo izayasohoza, kuko ntabwo ijya ibeshya. Iyo yabivuze irabikora. Icyo usabwa rero ni ukwihangana no kwizera. Imana ibamugisha. Ubuhamya ndabukunze cyane, bunkoze ku mutima. Mbonye ko Imana n'ukuri ni Imana pe, ni Imana. Iby'abana n'abantu badashobora yo irabishoboye. Biranashoboka ko ari no kujya kwa muganga hariya hanze bakamuvura, ariko ntahaguruke akaguma agendera mu kagara, ariko Imana yaramukirije. Nta muntu n'umwe umukojeje cyuma, nta muntu n'umwe atagiye mu bitaro. Imana yarishirwe hejuru. Tuzasubira n'ubuhamya bw'ubutaha. Nongera kwibutsa nshuti wifuza ko dufatanya mu buhamya bwawe, ngwino utwandikire. Haba hari email yanjye, haba hari na telefone ya WhatsApp, ushaka kutwandikira tugafatanya gushima Imana. Imana ibahe umugisha. Tuzasubira ubutaha.